plastic surgery abenshi bazi nko kwibagisha ibice bitandukanye by'umubiri, haba ku gice cy'ikibuno, igice cy'amabere, igice cyo mu nda, cyangwa se igice giherereye ku ruhande rw'iminwa, amaso, amatama, cyangwa se n'ahandi, bitewe n'uburyo ki umuntu yifuza guteramo cyangwa se guhinduka, akaba yahinduka uko asa, uko ateye, cyangwa se uko areba, n'uburyo ki ashobora kuba aseka. Byose ashobora kubihindura akoresheje plastic surgery. Abenshi rero mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko abakobwa, biharaje indwara yo kwibagisha ikibuno, ku bice by'ikibuno cyangwa se amabere, ari byo benshi bazi nko kongera ikibuno. Ibi bintu rero bimaze gufata intera ndetse bitangiye kujya bigaragaza ingaruka zitandukanye, aho abenshi mu bakobwa bagiye batandukanye byagaragaye ndetse biri kugenda umubare wiyongera, ko abenshi muri bo bagiye bahura n'ingaruka zikomeye cyane zo kwibagisha kuri iki gice cy'ikibuno. Aho rero mubibona kuri screen zanyu, abakobwa bagiye batandukanye, hari abagiye bagira ibisebe, abenshi bagenda baviramo indwara z'amakanseri ndetse akomeye cyane, abandi bakagira ibibazo byo kuzana cyangwa se kwireka kw'amazi muri iki gice aho baba barabaze, ndetse abandi bakanagira n'ibibyimba. Ku nkuru rero dukesha Mora Rose Plastic Surgery, baratubwira uburyo ki iki gikorwa cyo kwibagisha cyangwa se cyo kwiyongeresha ikibuno, uburyo gikorwamo, n'ibyo ugomba kwitwararika, n'ubu ugomba kwigenza, n'ibyo ugomba kugenderaho kugira ngo ubashe kwirinda izo ngaruka zose. Iyi ni Ike TV Shows rero, kora subscribe niba ntacyo bigutwaye. Tubonane mu kanya. Mora Rose Plastic Surgery rero batubwira ko hari ubwoko bubiri bwo kwibagisha cyangwa se bwo kwiyongeresha ikibuno. Hari icyo bita Brazilian Butt Lift, cyangwa mu mpine byitwa BBL, cyangwa se indi bita silicone implant. Ibu buryo rero ushobora gukora uburyo bumwe cyangwa se ukabukoresha bwombi, muganga akaba yabukoresha bwombi. Ubu buryo rero bwa mbere bwa Brazilian Butt Lift, ariyo BBL, ni uburyo bwo gufata ibinure bakuye mu gice runaka kindi cy'umubiri wawe, cyangwa se bakuye ahandi hantu, bakaba babitera ku gice cy'ikibuno, ku gice cy'ikibuno aho ushaka, bitewe n'uburyo ki shape cyangwa se amabuno yawe ushaka ko aza kuba ateye. Bashobora kubitera mu mayunguyungu cyangwa se mu matako, cyangwa se bakabitera inyuma, bitewe n'uburyo ki wowe ushaka ko amabuno yawe aza kuba ateye. Ubu buryo rero bwo kugutera ibibuno nabwo ni uburyo abaganga bavuga ko bwizewe, ariko rimwe na rimwe bishobora guteza n'ingaruka n'ibibazo iyo utitwararitse, ku buryo ki bishobora no kukuviramo kanseri. Hari rero n'ubundi buryo bita silicone implant. Silicone implant nabyo ni utuntu batera munsi y'uruhu rw'ikibuno kugira ngo tubashe kubyimbisha uwo mubiri, hanyuma ukabasha kwaguka mu mayunguyungu, ukabasha no gutera neza uko ubishaka. Ushobora gukoresha uburyo bumwe rero bwa Brazilian Butt Lift, cyangwa se ugakoresha silicone implant, cyangwa se byombi bagakora kombinasiyo y'ibyo byombi uko ari bibiri. Birumvikana rero yuko uburyo bwo kwiyongeresha ikibuno ari uburyo butatu. Dushingiye rero ku makuru baduha kuri Mora Rose Plastic Surgery, bavuga yuko ibi bintu kubikora ari ibintu bitoroshye namba, kubera yuko wahurira n'ububabare, urababara cyane ku buryo ushobora no gukomeza ubwo bubabare na nyuma mu gihe kigeze mu mezi 3 utarakira. Hari byinshi rero ugomba kwirinda kugira ngo, ndetse ugomba no kwitwararika no kwigengesera cyane kugira ngo ubashe kuba wakira vuba cyangwa se wakira neza. Ugomba kwihanganira ubwo bubabare, ugomba kujya usura muganga wawe nibura rimwe na rimwe akabasha kukuvoma,
bimwe mu bintu biri mu mazi aba yaje mu mubiri cyangwa se amaraso. Kwambara imyenda runaka yabugenewe, ntabwo ari ugupfa kwambara imyenda yari yose ubonye. Kwicara ahantu horoshye nibura mu byumweru 2 bya mbere, ntabwo ari ugupfa kwicara ahantu hose ubonye. Kwirinda kwicarira ikibuno cyawe cyangwa se kukiryamira nibura mu byumweru 2 bya mbere. Hanyuma nabwo ntugomba koga mbere y'amasaha 48 nyuma y'uko bakubaze. Ikindi ugomba kwirinda rero, ugomba kwirinda imirimo ivunanye nibura hagati y'ibyumweru 4 n'ibyumweru 6 cyangwa se ibyumweru 8 bitewe na kondisiyo y'umubiri wawe uko uhagaze. Gusubira ku kazi byo ugomba kuba ubyibagiweho, ukaba nibura wakwitwararika hanyuma y'ibyumweru 2 cyangwa se 4 cyangwa se 6 akaba ari bwo wakongera gutekereza gusubira mu kazi. Ugomba rero nanone kwizera ko wakize nibura nyuma y'amezi 3. Ubwo nibwo ugomba kwizera ukirara, nayo ubundi mu kindi gihe ugomba kwitwararika. Birumvikana rero ibi ntabwo ari ibintu bipfa gukora buri umwe wese, ni ibintu biba bigomba gukora umuntu wifite uzagenera ibimutunga muri icyo gihe. Mu gihe abakobwa benshi usanga biharaza ndetse bakaniha gukora iki gikorwa, rimwe na rimwe abenshi usanga nta n'ubushobozi babifitiye buzanabafasha kubatunga muri iki gihe runaka uzaba wicaye ntacyo ukora kandi wigengesereye kugira ngo udahura n'ingaruka cyangwa se akaga k'igikorwa wakoze. Icyo gihe rero abenshi hari abagira ubushobozi buke, rimwe na rimwe ugasanga basubiye no muri ka kazi bagakora no muri ya mirimo cyangwa se bakajya no mu bindi, ari bwo bahita bahuriramo n'ingaruka z'ibi byose mubona kuri screen yanyu. Ingaruka rero abaganga bavuga ko nanone ingaruka zirimo umuntu ashobora kugira amaraso y'igikorwa cyagenze nabi, amaraso akipfundika munsi y'uruhu, of course aho bagukoreye surgery, munsi y'uruhu, cyangwa se amazi akireka munsi y'uruhu. Murabibona rero nk'uko mubibona kuri screen zanyu, hari video iriho igaragaza umukobwa cyangwa se umudamu wakoresheje iki gikorwa cyo kwibakisha cyangwa se kwiyongeresha amabuno, hanyuma aza kugira akaga, ahuriramo n'ingaruka zo kugira ibyago byo kudakira neza, arongera araturika. Ibi ni ibintu rero dukunda kubona, ni ibintu bikunda kubaho, si ibi gusa ndetse no ku bantu bakoresha igikorwa cyo kwibagisha amabere, ibi nabyo bikunda kubabaho. Mbibutse rero yuko abakobwa benshi bakunda gukora iki gikorwa cyo kwibagisha ikibuno cyangwa se amabere cyangwa se izindi ngingo runaka z'umubiri wabo mu buryo bwo kongera ubwiza bwabo. Abenshi aho bavuga yuko umukobwa ufite ikibuno kinini ari uri umukobwa mwiza, cyangwa se umukobwa uteye neza nk'igisabo aba ari we uteye neza. Ariko reka mbibutse yuko rimwe na rimwe nimba Imana atari ko yakuremye ugomba kwitwararika, kuko ibyo uhuriramo nyuma cyane bituma wicuza ukaba wakuramo ingaruka zo kumva wanze ubuzima. Nkuko mubona kuri screen zacu, hari abantu benshi cyane bagiye bahura n'izi ngaruka, rimwe na rimwe ukabona batangiye kuzana udusimba cyangwa se inyo zitakara ziva mu mubiri wabo kuko batangiye kubora. Hari ababora, hari abarwara amakanseri, hari abacika bimwe muri ibi bice by'umubiri nk'amabere cyangwa se ikibuno, bitewe n'uko yenda igikorwa kitagenze neza cyangwa se imiti bakoresheje itigize ihura n'ubuzima cyangwa se n'umubiri wabo. Mwitwararike rero mw'abakobwa mwe, mwitwararike mw'abagore mwe, gushaka ubwiza ntabwo ari bibi, nta nubwo ari ikibazo, ariko rimwe na rimwe mujye munareba uburyo ki mushakamo ubwiza n'uburyo ki mugomba kwigengesera ku bw'ubuzima bwanyu. Ni ingenzi cyane rero kwita kuri ibi, kubera yuko icya mbere ni amagara, ngo amagara arasesekara ntayorwa. Reka rero mbabwire yuko iyi ni IK TV Shows, wowe utarakora subscribe reka ngushishikarize gukore subscribe. Duhure muri video ikurikira, nakagaruka. Bye.